Bamwe mu banyeshuri biga ku ishuri ryisumbuye rya TSS Gitisi riherereye mu murenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango barishimira ko iri shuri ryabo ribigisha n'ubumenyi ngiro kuko ryabafashije kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga bakiri ku ntebe y'ishuri. Jean Paul Maniraho arakomeza. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita. Aha ni mu mwaka wa 5 wabiga gutekana serivisi za hoteli muri TSS Gitisi, aho mwarimu Mpagaritse Efaston wigisha amategeko y'umuhanda arimo gutanga isuzuma ku banyeshuri bafite ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga permis provisoire cyabereye ahitwa Byimana kuri uyu wa 4. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara umwanya munini. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murakoze, igisubizo ni C. Tukuzimana Yvette wiga ibijyanye n'ikoranabuhanga mu itumanaho multimedia production aherutse gutsindira uruhushya rwa burundu rwo gutwara imodoka, akavuga ko byashimishije umuryango we dore ko ngo mu gace akomokamo nta bakobwa benshi bazi gutwara ibinyabiziga. Ni nka babiri abo ngenzi nyine dukominikana, ni nka babiri baseshya. Muri iri shuri ryisumbuye abanyeshuri 425 ubu biga bafite impamyabushobozi z'agateganyo zo gutwara ibinyabiziga na 43 bafite iza burundu zo gutwara ibinyabiziga bitandukanye kategori A na B. Bashimiye gahunda bashyiriweho yo kwiga amategeko y'umuhanda ku buntu. 2022 kugeza mu mwaka wa 2024 niyo myaka hagati aho ngaho niho nazikoreye izo kategori. Zikumara iki? Ubwo ngubwo ngeze mu rugo nyine hari ukuntu mbona nk'ikiraka nyine nkaba naro wenda nk'akamoto nkabona uduceri. Ningira amahirwe nyine nkabona nkasoza nkahita mbona akazi nzajya nijyana, iyo modoka izamfasha kujya nijyana vuba bikangabanyiriza n'igiciro cya transport. Nuko nko hano batwigisha bakadufasha, ubwo urumva ari amahirwe muragomba kubabyaza umusaruro akaba yashobora no kuba yahavana perimi. Ni ibintu byiza kuko hano hanze urasohoka ukigira utanze amafaranga, ariko aha ngaha wishyura minerivare ntabwo wakwishyuzaho amafaranga ngo y'amategeko y'umuhanda, kandi birafasha, bituma tubona za provisoire tukiri hano ku ishuri, bigatuma twajya no gukora n'izo perimi. Umuyobozi wa Gitisi TSS Sinzayigaya Lambert ava kuri gahunda yagiyeho muri rwo kunoza ireme ry'uburezi buhatangirwa bwibanda ku bumenyi ngiro. Abana bakora provisoire ni abana ubundi bafite indangamuntu. Bano bana bo ba tronkome bose bari batoya, imyaka 11 n'ibiri n'itatu, urumva wabura imyaka myinshi ngo abone indangamuntu. Ariko mu rwego rwo kubafasha kumenya uko umuhanda ukoreshwa, kumenya uko umuntu agenda mu nzira, nabo turashaka kubashyiraho classe guhera mu gihembwe gitaha bagatangira kujya biga amategeko y'umuhanda batagamije kubona provisoire kuko batarakura, ariko byibuze bagire ubwo bumenyi bw'ikoresho ry'umuhanda hakiri kare. Gitisi TSS ni ishuri ry'ababyeyi ryashinzwe mu 2003, ubu rifite abanyeshuri 32 barimo 502 biga birihira n'abandi 900 boherejwe na leta kubw'amasezerano ifitanye n'iki kigo. Jean Paul Maniraho mu karere ka Ruhango.